Ikaze kuri YouTube channel yacu nk'uko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Muri aka kanya rero tugiye gutobora ibintu byose bishoboka ko dutobora, kuko muri aka kanya nta mpamvu yo kudatobora, kuko uwo bita Butera Knowless agiye kuba yadusohorera indirimbo bita Tobora. Biba bitangaje kuri wa mbere tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2022, aho yapostinze kuri Instagram ye agira ati Tobora, tugiye gusohora indirimbo bita Tobora, aho yapostinze kuri Instagram abwira abakunzi be ko agiye gusohora indirimbo bita Tobora. Akari indirimbo navuga ko muri aka kanya yahise yitegwa n'abantu benshi bitewe n'iryo zina, bari kwibaza bati ese iyo ndirimbo izaba imeze ite, izaba yerekeye kuki, izaba ishingiye kuki iyo ndirimbo yise Tobora. Ushobora kwibaza uti se ni Tobora iki? Ni Tobora uvuge, Tobora uririmbe, ni Tobora iki? Koko ushobora no gusanga ari n'abantu, hari ukuntu umuntu ashobora kumuca intege mu bintu bya music, then akavuga ati reka nobore ndirimbe none naheza hesi, cyangwa se bikaba ngombwa ko kuvuga ngo Tobora uvuge, nabyo murabizi nyine Tobora ishobora gukoreshwa ku bintu byinshi cyane. Butera Knowless akimara gupostinga kuri Instagram yiwe avuga ati ngiye gusohora indirimbo bita Tobora, yanditse are you guys ready for Tobora? Abantu benshi bayisamiye hejuru bagenda bandika comments zigiye zitandukanye bavuga bati turakwishimiye, we can't wait. Hari n'uwaje avuga ati ubu koko nzapfa nabonye umunyarwandakazi, koko Imana yazamfashe nkakubona Butera wanjye. Ibi kandi bikaba bibaye nyuma y'aho Butera Knowless ndetse n'umugabo we Clement bari bagiye mu karuhuko, aho Clement aje kuba postinga foto ari kumwe na Butera Knowless, abantu bakagenda batera comments zigiye zitandukanye. Murabizi abantu bavuga ibintu bitandukanye cyane cyane ku basitari nka bariya. Hagira n'uwaje aravuga ati ese koko muzapfa? Uwo bita Clement rero ahita yimanukira muri comment, biba ngombwa ko asubiza iyo comment nubwo ari umuntu atarazi, aravuga ati tuzapfa twarabayeho ariko ntabwo tuzapfa kuko wabigennye. Ubwo urumva ibyo ni ibintu byatunguye abantu benshi, ni saga yatunguye abantu benshi, avuga ati Clement yaje kwasubiza umufana, benshi bavuga ko yamusubizanyije ubuhanga, benshi bavuga ko yashyizemo ubwenge bwinshi mu kumusubiza, ariko urumva ko ni ibintu byari bimubabaje kuba babaza ikibazo nk'icyo ngicyo ari kumwe n'umufasha we, bagiye kwiyonjoyingira, bagiye kwirira ubuzima, undi nawe akaza abivangira. Gusa kandi ibyo si byo byari binzanye hano, sinije kuvuga kuri ibyo bya Clement na Knowless. Icyari kinzanye hano ni indirimbo bita Tobora. Ubu nanjye natangiye gutobora amatwi kugira ngo indirimbo izance mu gutwi neza, nyumve neza, ndyoherwe nayo. Ikintu kandi nanjye ndi kwifuriza wowe mukunzi wa Butera Knowless, ni kukwifuriza ko iyo ndirimbo yazanyura amatwi yawe, ikaryohera amatwi yawe, kandi niba umukunda koko ugomba kumusapotinga mu buryo bwose bushoboka, yaba kumufasha gusharinga indirimbo izasohoka, kumufasha mu kwamamaza, ndetse aho ushoboye hose tugafatanya tukamamaza umuziki nyarwanda, tugafatanya kuwukura kuri level iriho tukawushyira kuri level yo hejuru. Nta kindi kandi navuga uretse kandi gukomeza kubifuriza ishya n'ihirwe mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kandi basaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo dukomeze tugendane gatanu kuri gatanu.